Ijambo ry'umunsi Iwacu Iteka igice cya 2. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi ngibi, soma mu byahishuwe igice cya 21 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Umuntu uzi ubwenge burya ategura ibintu atabasha guhindura. Uzi ibintu bitabasha guhinduka bya mbere ku isi ni urupfu rw'umuntu. Twebwe nk'abantu ntabwo twaremewe kuba muri iyi mibiri tubona mu gihe cy'iteka ryose, ahubwo twe turi ibiremwa by'iteka kubw'impamvu nanone kandi y'iteka. Mu buryo tuzi neza, tugomba gupanga ejo hacu hazaza hiteka. Ibi ngibi rero bikaba ari byo tugomba guha umwanya cyane kurenza ibindi byose. Niba warashyize ukwizera kwawe muri Yesu Kristo, noneho wakwizera yuko uzabona ubuzima bwiza bw'iteka ryose. Ikibazo kimwe kubizera bose ni ese tuzakora iki mu gihe tuzaba tugeze hariya? Tuzashima kandi duhimbaza Imana. Ese wigeze uba mu rukundo rukomeye n'umuntu ku buryo byakugoraga cyane kugira ibindi bintu utekereza? Uku rero niko bizaba bimeze mu bihe bizaza hamwe n'Imana. Urukundo uzakundana n'Imana ruzaba rurenze kure cyane urukundo wigeze gukundana n'abantu. Ibyiyumviro n'Imana bizaba birenze kure cyane ibindi byiyumviro byose wigeze kugira uri hano mu isi. Tuzaba dushashagirana hamwe n'Imana yacu. Mu ijuru buri kimwe cyose twabujije ku isi tuzagihabwa. Buri muntu wese w'Imana azabaho ubuzima bw'iteka. Kugira ngo ibintu bisobanukirwe, soma muri Matayo igice cya 13 uhereye ku murongo wa 41 ugeze ku wa 43. Ese uzi uburyo uri umuntu udasanzwe ku Mana? Kugira ngo na bino byumve, uraza gusoma mu Waroma uhereye ku gice cya 8 umurongo wa 16 ugeze ku wa 17. Aha havuga yuko atari twe bana b'Imana twenyine, ahubwo twebwe na Yesu twese turi abana b'Imana. Ibi ngibi rero bikaba bishatse kuvuga yuko iby'Imana yabikiye umwana wayo ikunda cyane, natwe byanze bikunze rwose tuzabibonaho. Ijuru ni ahantu h'ukuri, ariko kandi tugomba kubanza kwitaho ndetse no gutegura. Ijuru ni ahantu tugomba gutekereza cyane kugira ngo tuzabashe kugera. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.